Imana nisingizwe mu ijuru.
muri iki gitambo cy'Ukarisitiya turifatanya n'umuryango wa Venuste Karera basabira Venuste Karera, Saverine Nyirabuhigiro, Emerance Uwizeye, Marie Jose Mukamwiza, Marie Therese Mukampogazi, Gertrude Mukarugomwa, Martial Gitego, Florida Kabagunga, Christine Kitegetse, Petronila Mukakaregeya, Perkimasi Ruganintwari, Margarita Madamu bitabye Imana. Umuryango Evariste Sebahutu barasabira Evariste Sebahutu, Landry Ishimwe, Blaise Radukunda, Jean Pomusene Utayisire, Alphonse Nzeyimana, Pauline Bushyenderi, Therese Rujindiri, Catherine aho bantegeye, Ignace Nsanzumuhire na Clement Munyaneza. Umukristokazi arasabira Veneranda Nzambaza Maria witabye Imana. Umuryango wa Cyprien Rwamapfa barasabira Polinari Rwataga, Anastasie Nyiraromba, Cyprien Rwamapfa, Emmanuel Ahimana, Joyeuse Uwimana, Florida Karuhimbi, Nansira Nyiramariro. Umuryango wa Evariste Nsanzumuhire barasabira Evariste Nsanzumuhire. Umuryango wa Vincent Mbaraga na Domitira barashimira Imana kubera umwana wabo Ange Daniela Ishimwe ujuje imyaka 8 y'amavuko. Umuryango wa Eric Tuyisenge na Perude niyo nagize barashimira Imana umwaka umwe bamaze bahawe sakramento ryo gushyingirwa n'ingabire y'umwana Nyagasani yabahaye. Dusabe. Mana ishobora byose ugahoraho iteka, turatakambira ubuhangange bwawe twiyoroheje, maze nk'uko umwana wawe w'ikinege yakweguriwe none mu ngoro ntagatifu afite kamere muntu yacu, abe ari nako natwe duha kwiyegurira imitima isukuye ku bwa Yezu Kristo umwana wawe n'umwami wacu, Imana mubana mugategekanwa bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Malakiya. Nyagasani uhoraho aravuze ati, ngaha ngiye kohereza intumwa yanjye kugira ngo intunganyirize inzira. Nibwo umutegetsi mushaka azaza mu ngoro ye abatunguye. Koko rero umumarayika w'isezerano mwifuza ngo yaraje, uwo n'uhoraho umugaba w'ingabo ubivuga. Ninde uzihanganira umunsi azazaho? Ninde uzakomeza agahagarara igihe azigaragariza? Azaba ameze nk'umuriro w'umucuzi cyangwa nk'isabune y'umumeshi. Azicara hamwe kugira ngo ashongeshe kandi asukure. Azasukura bene Levi abayungurure nk'uko bagenzereza zahabu na feza, maze bazegurirwe uhoraho kugira ngo bamuhereze amaturo bakurikije amategeko. Ubwo rero amaturo ya Yuda n'aya Yerusalemu azongera kunyura uhoraho, mbese nko hambere mu myaka ya kera. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ikuzo niriharirwe umukiza uturutse ku Mana, niriharirwe uwoherejwe
nyagasani. Umukiza uturutse ku Mana, iriharimwe uwoherejwe na nyagasani. Marembo nimwaguke, namwe miryango ya kera kare nimukanguke, maze hinjira umwami w'ikuzo. Ikuzo ririharirwe umukiza uturutse ku Mana. Iriharirwe uwoherejwe na nyagasani. Uwo mwami w'ikuzo yabarinde, n'uhoraho umunyabubasha umudatsimburwa, n'uhoraho umudatsimburwa ku rugamba. Umukiza uturutse ku Mana, iriharirwe uwoherejwe na nyagasani. Marembo nimwaguke, namwe miryango ya kera na kare nimukinguke, maze hinjira umwami w'ikuzo. Ikuzo niriharirwe umukiza uturutse ku Mana, niriharirwe uwoherejwe na nyagasani. Uwo mwami w'ikuzo yabarinde, uhoraho umutegetsi w'ingabo, niwe mwami wuje ikuzo. Ikuzo ririharirwe umukiza uturutse ku Mana, iriharirwe uwoherejwe na nyagasani. Isomo rya kabiri. Isomo ryo mu ibaruwa yandikiwe Abaheburayi. Bavandimwe, ubwo abana bafitanye ubumwe bw'amaraso n'umubiri, Yezu nawe yasangiye nabo ubwo bumwe kugira ngo mu rupfu rwe atsiratize umugenga warwo ari we Sekibi, maze abohore abatinyaga urupfu rubahoza mu bucakara igihe cy'ubuzima bwabo bwose. Koko ntiyaje atabaye abamarayika, ahubwo yaje atabaye inkomoko ya Aburahamu. Kubera iyo mpamvu yagombaga kwishushanya n'abamarayika be muri byose, akaba umuherezabitambo mukuru w'umunyampuhwe kandi wishyikira ku Mana ngo ahanagure ibyaha by'imbaga.
ubwo we yababaye kandi akageragezwa, ashobora no gutabara abageragezwa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yezu n'abane na hamwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe umunsi w'isukurwa ryabo wategetswe na Musa uragera. Ababyeyi ba Yezu bamujyana i Yerusalemu kumutura Nyagasani, nk'uko byanditse mu itegeko rya Nyagasani ngo umuhungu wese w'imfura azaba intore y'umwihariko wa Nyagasani. Bari bajyanywe kandi no gutura igitambo cy'intungura ebyiri cyangwa inuma ebyiri bakurikije itegeko rya Nyagasani. Icyo gihe i Yerusalemu hari umuntu witwaga Simewoni, yari intungane kandi yubaha Imana. Yari ategereje ihumure rya Isiraheli kandi Roho Mutagatifu yari amurimo. Byongeye Roho Mutagatifu yari yaramuhishuriye ko atazapfa atabonye Kristu wa Nyagasani. Nuko Simewoni aza mu ngoro abibwirijwe na Roho Mutagatifu. Igihe ababyeyi b'umwana Yezu bamuzanye ngo bamurangirizeho ibyategetswe, nawe amwakira mu biganza bye, ashimira Imana avuga ati, Nyagasani, noneho sezerera umugaragu wawe mu mahoro nk'uko wabivuze, kuko amaso yanjye yabonye agakiza kawe wageneye imiryango yose. Niwe rumuri ruboneshereza abanyamahanga, akaba n'ikuzo ry'umuryango wawe Isiraheli. Se na nyina batangazwaga n'ibyo bamuvugaho. Nuko Simewoni arabashima, maze abwira Mariya nyina wa Yezu ati, dore uyu nguyu yakiriweho kubera benshi muri Isiraheli impamvu yo korama cyangwa gukira, azaba n'ikimenyetso bazagiriraho impaka. Nawe kandi inkota izakwahuranya umutima, bityo ibitekerezo biri mu mitima ya benshi bigaragare. Hakaba n'umuhanuzikazi Ana, umukobwa wa Fanuweli wo mu muryango wa Azeri, yari ageze mu zabukuru. Nyuma y'ubusugi bwe yamaranye n'umugabo we imyaka 7, hanyuma aba umupfakazi
kugeza mu kigero cy'imyaka 84. Ntiyavaga mu ngoro agakorera Imana umunsi nijoro, asiba kurya kandi asenga. Nuko uwo mwanya nawe arahagoboka atangira gusingiza Imana no gutekerereza iby'uwo mwana abari bategereje ugukira kwa Yerusalemu. Bamaze gutunganya ibyategetswe na Nyagasani, basubira mu Galileya mu mujyi wabo wa Nazareti. Nuko umwana arakura, arakomera, abyirukana ubwenge, yuzuye ubwitonzi, afite n'ubutoni ku Mana. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristu bavandimwe, Kristu Yezu akuzwe. Kristu Yezu akuzwe. Uyu munsi tariki 2 Gashyantare turizihiza umunsi mukuru wa Yezu aturwa Imana mu ngoro. Amasomo matagatifu twumvise ndetse n'umuhango twagize mbere yo gutangira igitambo cy'Ukaristiya byatugaragarije ibyo uyu munsi twizihiza. Yezu aturwa Imana mu ngoro. Yezu yari yaravukiye kuba urumuri rw'amahanga. Nayo mpamvu ababyeyi be nabo bemeye gukurikiza itegeko rya Musa, nk'uko byari bitegetswe icyo gihe ko igihe cyose havukaga umwana w'umuhungu akaba ari imfura mu muryango, yagombaga guturwa Imana. Yezu nawe rero yari imfura mu muryango w'i Nazareti, umwana w'umuhungu. Hanyuma ababyeyi be nabo igihe kigeze bajya kumutura Nyagasani mu ngoro. Hanyuma yakirwa n'umusaza Simewoni ndetse n'umuhanuzikazi Ana, nk'uko twabyumvise muri iyi vanjiri. Ntabwo byari ugukurikiza amategeko ya Musa gusa, ahubwo byari no kugira ngo Yezu yakirwe nk'urumuri rwa Isiraheli, nk'urumuri rw'amahanga. Papa Yohani Pawulo wa kabiri mu gihe cye yifuje ko uyu munsi w'2 Gashyantare, umunsi twibukaho Yezu aturwa Imana mu ngoro, uba umunsi mukuru mpuzamahanga w'abiyeguriye Imana. Uyu munsi abiyeguriye Imana bo muri diyoseze zose z'u Rwanda bakoze urugendo nyobokamana i Kibeho. Niho bateraniye kugira ngo bahimbaze uyu munsi wabo, umunsi wa Yezu aturwa Imana mu ngoro. Uyu munsi Papa Yohani Pawulo wa kabiri yifuza ko uba umunsi mukuru w'abihaye Imana, ni ukubera ko Yezu yagaragaye nk'urumuri rw'isi yose. Abihaye Imana nabo baba bafite ubutumwa bwo guhara byose, ndetse bikagera n'aho bahara amagara yabo kugira ngo bamamaze urumuri rw'amahanga ari rwo Yezu Kristu, barwamamaze mu buzima bwabo bwa buri munsi kandi babibonereye umwanya. Bituma rero basiga byose, bagasiga ibyo bakunda n'abo bakunda, bakajya kwamamaza urumuri ari rwo Yezu Kristu. Ahanini bakajya kurwamamaza aho batazi, kure y'imiryango yabo, kugira ngo nyine bagaragaze urwo rumuri rw'amahanga ari rwo Yezu Kristu, kandi n'abarwakiriye bave mu mwijima maze bayoborwe n'urwo rumuri. Kwiha Imana
ni ugutangaza Yezu Kristu, umutangariza abandi. Uyu munsi rero ni umunsi mukuru w'abihaye Imana, ariko ntabwo kwiha Imana ari byo abihaye Imana bonyine. Tumaze kumva igisobanuro cyo kwiha Imana. Kwiha Imana ni ugaragariza abantu urumuri rw'amahanga ari rwo Yezu Kristu, ukabikora uhara byose, ndetse ushobora no guhara amagara yawe kugira ngo abantu bamenye kandi bayoborwa na Yezu Kristu, bareke kugendera mu mwijima. Namwe rero bavandimwe, mushobora kuba bihaye Imana cyangwa se wenda muri abihaye Imana. Igihe cyose mu bikorwa byawe wamamaza urumuri rw'amahanga ari rwo Yezu Kristu, kandi ugaharanira ko abandi barumenya, nawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi uba warihaye Imana. Ntabwo kwiha Imana ari ukuba wambaye ikanzu gusa, wambaye ivara gusa. Abenshi namwe mwihaye Imana mu ngo zanyu. Wiha Imana hamwe n'umugore wawe n'abana bawe, wiha Imana hamwe n'umugabo wawe n'abana bawe, wiha Imana aho uri mu gihe cyose ukora kugira ngo Nyagasani Yezu urumuri rw'amahanga amenyekane kandi ayobore abari barayobye. Bavandimwe, twese hamwe reka tumenye ko turi abihaye Imana cyangwa se tugomba kwiha Imana. Hari abavuga bati ibyo ngibyo ni iby'abariya babitorewe, ni iby'abariya babyemeye, twebwe ntabwo bitureba. Ugasanga za mbaraga abihaye Imana bashyiramo kugira ngo batangarize rubanda inkuru nziza ya Yezu Kristu, abo itangarizwa ntabwo bemera ngo nabo batumwe ku bandi, ahubwo baravuga ko ari iby'abariya babitorewe. Nawe warabitorewe, wabitorewe muri batisimu wahawe, kuko nawe wabaye intumwa ya Nyagasani kugira ngo ujye gutangaza inkuru nziza mu mubana. Uyitangaze mu magambo meza uvuga, uyitangaze mu bikorwa byiza ugira. Twese rero bavandimwe twihaye Imana, tugomba gusaba uwo Kristu twamamaza urwo rumuri rw'amahanga kugira ngo atuboneshereze natwe ubwacu mbere y'uko twamamaza urwo rumuri rwe, kugira ngo turwamamaze mu bandi. Tumusabe rero kuri uyu munsi tumuhimbaza aturwa Nyagasani, kugira ngo aduhe mbere na mbere kumenya ko natwe ubwacu dushinzwe kwamamaza urumuri rwe, bidahariwe abangaba cyangwa bariya gusa. Ubundi tumusabe kugira ngo aduhe imbaraga zikomoka kuri we, kugira ngo dukomeze gukora ubwo butumwa yaduhaye dushize amanga. Nyagasani Yezu nabane namwe. Bavandimwe, nimuhaguruke twamamaze ukwemera kwacu. Nemera ko Imana rimwe,
bavandimwe duture amasengesho yacu Imana yiyumvanye impuhwe isengesho ry'umukambwe Simewoni. Akira nyirimpuhwe, akira Nyagasani dawe iri sengesho. Akira nyirimpuhwe, Akira dusabira umuryango wacu Kiliziya Ntagatifu itsinda amafuti, imurikira amahanga, abantu bose bayoboka Umukiza. Nyagasani nyirimpuhwe, nyirimbabazi nyinshi, dusabire umwepiskopi wacu n'abayobozi bacu. Mana baha umugisha bose hamwe n'abakristo. Mana bakurikira inzira imwe. Mana bamurikirwa na roho w'ukuri n'ivanjiri. Mwami twese dushimishwe no kugukorera. Abana bawe tuzahora iteka turangwa n'urukundo. Twumve twese nyir'ubuntu butagereranywa dawe. Akira Nyagasani, akira nyirimpuhwe, iri sengesho. Dusabire perezida wacu n'igihugu cyacu, abagenda mu nzira z'u Rwanda bahahaha ubukire, bahahurire n'umukiza w'abantu bose. Nyagasani nyirimpuhwe, nyirimbabazi nyinshi, twisabire natwe abacunguwe n'amaraso ya Kristo. Mwami duha umugisha uwo twaje gutura mu Karisitiya ye. Mwami atubere ifunguro. Mwami n'inshuti tubana. Mwami twese dushimishwe no kugukorera. Abana bawe tuzahora iteka turangwa n'urukundo. Twumve twese nyir'ubuntu butagereranywa dawe. Mana yacu, we wumvise amasengesho y'abasekuruza bacu bari bategereje umwana wawe iminsi myinshi. Turakwinginze uduhe natwe kuzareba mu ngoro yawe umwana wawe Yezu Kristo umwami wacu.
bavandimwe nimusabe kugira ngo igitambo cyanyu nicyo cyanyu nyir'Imana data ushobora byose. Nyagasani Mana yacu turakwinginze, wowe washatse ko umwana wawe w'ikinege ntama itagira inenge akwiherezaho igitambo kugira ngo isi ironke ubugingo, nogerwa n'iri turo kiliziya iguhereje yasazwe n'ibyishimo ku bwa Kristu umwami wacu. Nyagasani Yezu n'abane na hamwe. Imitima yanyu nihugukire iby'ijuru. Dushimire Nyagasani Imana yacu. Ni koko birakwiye kandi biratunganye, ni ngombwa kandi birimo agakiza ko tugushimira iteka n'ahantu hose, Nyagasani dawe nyir'ubutagatifu, Mana ishobora byose ugahoraho iteka. Kuko uyu munsi umwana wawe musangiye kubaho ubuziraherezo yakweguriwe mu ngoro yawe ntahagatifu, maze Roho Mutagatifu agatangaza ko ari we kuzo rya Isiraheli n'urumuri rw'amahanga. Ibyo kandi ni wowe wabyishakiye, nicyo gitumye natwe dusanganira twishimye uwo mukiza uduhaye, tukagusinyiriza hamwe n'abamarayika n'abatagatifu, tuvuga ubudahwema tuti:
koko uri nyir'ubutagatifu nyagasani, kandi ikiremwa cyose wahanze kigusingiriza ukuri, kuko ubeshaho byose ukabitagatifuza ku bwa Yezu Kristo umwana wawe n'umwami wacu, no ku bubasha bwa Roho Mutagatifu, kandi ntuhweme kwikoranyiriza umuryango kugira ngo ujye ugutura igitambo kitagira inenge guhera mu burasirazuba kugera mu burengero bwaryo. Niyo mpamvu duteraniye imbere yawe twifatanyije na Kiliziya yose kugira ngo duhimbaze uyu munsi Bikira Mariya yakweguriyeho mu ngoro ntagatifu uwo yari yabyaye, Yezu Kristo umwana wawe w'ikinege n'umwami wacu. None rero Nyagasani Mana ishobora byose, turagutakambira twisunze urwo rumuri rwavuye ku rumuri rwawe. Aya maturo twazanye ngo akwegurirwe, ugire ubwuzu uyatagatifurishe Roho wawe, kugira ngo ahinduke umubiri n'amaraso by'umwana wawe n'umwami wacu Yezu Kristo, ari nawe wadutegetse kujya dukora iyi mihango mitagatifu. Ubwe nyine muri rya joro yatanzwemo, yafashe umugati agushimira awuvugiraho amagambo y'umugisha, arawumanyura, nuko awohereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze muryeho mwese, iki ngiki koko ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Nk'uko yari amaze kubigenza barangije kurya, afata inkongoro agushimira yivugiraho amagambo y'umugisha, nuko ayihereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze munyweho mwese, iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka, agiye kumererwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha. Ibi mujye mubikora bibe urwibutso rwanjye. Iri ni iyobera rikomeye ryo kwemera. None rero Nyagasani, mu gihe twibuka ibabara dukesha agakiza ry'uwo mwana wawe n'izuka ry'agatangaza n'izamuka rye mu ijuru, mu gihe kandi tugitegereje ko azayuje ikuzo, tugushimiye tugutura iki gitambo kizima kandi gitagatifu. Turakwinginze uhugukire ituro rya Kiliziya yawe, maze uribonemo cya gitambo washatse ko giturirwa kukunezereza. Nuko niduhemburwa n'umubiri n'amaraso by'umwana wawe, bidusenderezemo Roho we Mutagatifu, uduhe kuba umubiri umwe n'umutima umwe muri Kristo. Ubwe naduhinduremo ituro rikunogera iteka, maze tuzashobore guhabwa umurage hamwe n'intore zawe, mbere na mbere hamwe na Bikira Mariya umubyeyi muhire w'Imana, na Yosefu Mutagatifu umugabo udahenyuka, intumwa zawe ntagatifu, n'abahagupfiriye wagororeye ikuzo, na Mutagatifu Vincent Paloti umurinzi wa paruwasi yacu, n'abandi batagatifu bose bakuduhakirwaho, tugora twizigiye gufashwa nabo. Turakwinginze Nyagasani, iki gitambo twaturiye kukwitwaraho nikironkere isi yose amahoro n'umukiro. Kiliziya yawe kiri mu rugendo hano ku isi, ugira ibambu bikomeze mu kwemera no mu rukundo, hamwe n'umugaragu wawe Papa wacu Francesco, n'umwepiskopi wacu Antoni, n'urugaga rwose rw'abepiskopi n'abatorewe umurimo wa Ritari bose, n'imbaga yabo wigaruriye bose. Gira impuhwe wumva amasengesho y'umuryango washatse ko ugushengerera, kandi dawe nyiribambe abana babo bose batatanye ugira imbabazi ubahurize mu bumwe. Abavandimwe bacu bapfuye, cyane cyane abangaba
dusabira muri iki gitambo cy'ukarisitiya kimwe n'abandi bose bapfuye bakava muri ubu bugingo bakunyuze, ugire impuhwe ubakire mu ngoma yawe, aho twizeye kuzatura tugasenderezwa ikuzo ryawe hamwe nabo iteka ryose, ku bwa Yezu Kristu umwami wacu, ari nawe nyine isi ikesha ibyiza byose uhora uyigabira. Dawe Mana ishobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishyikirizwa na Kristu, ukabihabwa hamwe nawe, ukabiherwa muri we, mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Nk'uko twabibwirijwe n'Umukiza akabidutegeka kandi ubwo akabitwigisha, dutinyutse kuvuga tuti dawe uri mu ijuru, ugire hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ry'itunguru riduhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubarira abaducumuyeho, ntiduterane mu bitwoshya dukize icyaha. Nyagasani turakwinginze dukize ibyago byose, ibihe turimo bisakazimwe amahoro, maze impuhwe zawe ziturengere, zidukize icyaha cyose, turinde n'amakuba yose, mu gihe tugitegereje amizero mahire no kuza k'umukiza wacu Yezu Kristu. Nyagasani Yezu Kristu wabwiye intumwa zawe uti mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye, ntiwite ku byaha byacu, ahubwo wite ku kwemera kwa Kiliziya yawe, maze ku bushake bwawe wihe amahoro kandi yibumbire mu bumwe, wowe ubaho ugategeka iteka ryose. Nimugire iteka amahoro ya Nyagasani, mu rukundo rwa Kristu nimwifurizanye amahoro.
turahirwa twaba tumiwe gusangira ku meza ya Nyagasani. Dore intama w'Imana, dore Yezu Kristu ukiza ibyaha by'abantu. Umubiri wa Kristu ubesheho uturagire, maze uzatugeze mu bugingo bw'iteka.
Nusabe. Nyagasani Imana yacu, ngirira Eucharistia tumaze guhabwa, maze udusenderezemo ingabire zawe. Ubwo washoje neza icyo Simewoni yari ategereje, maze ukamuha kudapfata abanje kugira amahirwe yo kwakira Kristo mu maboko ye. Natwe abari mu rugendo dusanganira Nyagasani, uzatugeze mu bugingo bw'iteka ku bwa Kristo umwami wacu. Kristo Yesu akuzwe. None turizihiza icyumweru cya kane mu byumweru bisanzwe umwaka C. Tukaba twizihiza n'umunsi mukuru wa Yesu aturwa mu ngoro. Abatagatifu tuzizihiza muri iki cyumweru: none ni Yesu aturwa mu ngoro, Teofani, Vanari na Gatarina Warisi. Ejo kuwa mbere ni abatagatifu Brazi, Osikari, Adeline, Anatori na Serine. Kuwa kabiri ni abatagatifu Andrea Korisini, Gilberti, Veronika, Yohani wa Varua. Kuwa gatatu ni mutagatifu Agata. Kuwa kane ni Pahuro Miki, Amandi, Aviti, Doroteya na Vedasti. Kuwa gatanu ni Eugenia na Musa. Kuwa gatandatu ni abatagatifu Yeronimo, Emiliyani, Jacqueline, Yohani wa Mata. Ku cyumweru gitaha Apolina na Polinariya. Abazizihiza abazina b'abatagatifu tubifurije umunsi mwiza. Muri iki cyumweru Padiri mukuru azaba ari mu biro kuwa kabiri no kuwa kane. Komite y'abasheshakanguhe na komisiyo y'umuryango baramenyesha abasheshakanguhe guhera ku myaka 65 kuzamura ko batumiwe mu nama ibateganyirijwe none nyuma ya misa ya mbere hano kuri paruwasi. Padiri mukuru afatanije na komisiyo y'umuryango atumiye mu mwiherero abantu bose baherewe isakaramento ryo gushyingirwa muri paruwasi yacu ya Gikondo mu mwaka wa 2023 na 2024 no mu ntangiriro ya 2025. Uwo mwiherero ugamije gutegura icyumweru cy'umuryango uzaba tariki ya 8 z'ukwa kabiri 2025 guhera saa 3 za mu gitondo hano kuri paruwasi. Hatumiwemo kandi abasore n'inkumi bari mu nyigisho z'umubano n'abazishoje ariko bakaba bari mu myiteguro yo gushyingirwa. Padiri mukuru afatanije na komisiyo y'umuryango baributsa abakristo bose ko icyumweru cy'umuryango kizatangira tariki ya 7 z'ukwezi kwa kabiri kikazarangira ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa kabiri 2025. Abakristo bose barasabwa kuzitabira ibiganiro biteganijwe n'umunsi wa Saint Valentin ntagatifu dusoza. Abayobozi b'impuza basabwe kunyura mu bukarani gufata noveni izafasha abakristo mu miryango remezo kuzirikana kuri iki cyumweru cy'umuryango. Padiri mukuru afatanije n'umuryango w'abarwayi n'abamugaye baramenyesha abakristo bose ko ku cyumweru gitaha tariki ya 9 z'ukwezi kwa kabiri tuzizihiza umunsi mpuzamahanga w'abarwayi. Turasaba abayobozi kuzazana abarwayi muri iryo sengesho ryabateguriwe. Uwo munsi uzizihizwa mu misa ya 4, kuvuga misa ya saa 6. Ishuri ry'ubudozi rya paruwasi riramenyesha abashaka kwiga umwuga wo kudoda ko batangiye kwandika. Bikorwa buri munsi mu ishuri cyangwa mu bukarani bwa paruwasi. Komisiyo y'Iyobokamana na Bibiliya iramenyesha abigishwa bo mu mwaka wa 2 bitegura batisi mu gihe cya Pasika
ko ibazwa ryabo ryegereje. Barasabwa gutangira gutegura ibyangombwa bisabwa, ari byo ikarita igaragaza uko umwigishwa ahimbaza icyumweru, icyemezo cy'umuryango remezo cye n'icy'umubyeyi wa batisimu, ituro rye rya kiliziya ry'imyaka 2 n'iry'umubyeyi wa batisimu, n'icyemezo cye cy'amavuko. Komite y'abahereza bato ifatanije na Padiri Umoniye banejejwe no gutumira ababyeyi mu nama izabahuza ku cyumweru gitaha tariki ya 9 nyuma ya misa ya mbere. Ituro ryo ku cyumweru gishize hano kuri paruwasi, ituro risanzwe ryo ku cyumweru gishize ni 2,665 idolari rimwe rya Amerika, amafaranga ya Kongo 1,000 n'amafaranga y'u Burundi 500. Iry'ubwubatsi ni 232,300 n'amafaranga ya Kongo 1,000. Iryo muri iki cyumweru ni 136,880. Ayatuwe mu bukwe bwabaye ejo kuwa gatandatu ni 84,000 n'amafaranga 500 n'amadolari 5 y'Amerika. Ayatuwe mu muryango remezo wa Yohani Bosco ni 13,000. Kuri santrali ya Murambi, ituro risanzwe ryo ku cyumweru gishize ni 44,780 n'amashiringi ya Uganda 200. Iryo muri iki cyumweru ni 14,500. Ayatuye kuri Momo Pay ku cyumweru gishize ni 230,672. Gushimira Imana, umukristo yatanze amafaranga 1,000 ashimira Imana ibyiza yamukoreye, ayagenera ubwubatsi. Umukristo yatanze 12 ashimira Imana ibyiza yamukoreye. Isuku mu kiliziya ejo kuwa mbere izakorwa n'abakarismatike, kuwa gatandatu izakorwa n'abakristo bo mu mpuzamiryango remezo ya Mutagatifu Daniyeli bafatanije na Mutagatifu Helene. Abarangwa bitegura gushyingirwa, hari Eduard Bizimana Shumbusho barizwa mu gihugu cya Uganda, uzashyingiranwa na Pauline Cyuzuzo muri paruwasi ya Gikondo. Jean Pierre Kwizera muri paruwasi ya Gikondo, uzashyingiranwa na Ernestine Uwabizera muri paruwasi ya Rulindo. Jean Marie Vianney Rukundo muri paruwasi ya Saint Michel, uzashyingiranwa na Marie Claire Uwamahoro muri paruwasi ya Gikondo. Alexis Musangwa muri paruwasi ya Nyarunyinya, uzashyingiranwa na Solange Umutoniwase muri paruwasi ya Gikondo. Eric Nabimana muri paruwasi ya Save, uzashyingiranwa na Janvier Mwigeme muri paruwasi ya Kacyiru. Alphonse Hajabakunzi muri paruwasi ya Kacyiru, uzashyingiranwa na Joseline Mukarurema nawe muri paruwasi ya Kacyiru. Ariston Nzaramba muri paruwasi ya Kicukiro, uzashyingiranwa na Angelo wa Maria muri paruwasi ya Ruhango. Innocent Uwiringiyimana muri paruwasi ya Ruyenzi, uzashyingiranwa na Ange Nikita Nyenyeri Dina muri paruwasi ya Gitarama. Paul Claude Kwizera muri paruwasi ya Muhororo, uzashyingiranwa na Claudine Cyuzuzo Umwari usengera muri Restoration Church. Jean Pierre Ngabire muri paruwasi ya Higiro, uzashyingiranwa na Leontine Uwamahoro muri paruwasi ya Burehe. Antoine Marie Zakari Nkundimana muri paruwasi ya Rwankuba, uzashyingiranwa na Diane Nisingizwe muri paruwasi ya Gikondo. Didas Nsabimana muri paruwasi ya Gikondo, uzashyingiranwa na Joseline Dushimimana muri paruwasi ya Kansi. Victoire Dushimimana azashyingiranwa na Beatrice Nyirarukundo, bombi bo muri paruwasi ya Kanyanza. Hari abo tugiye kuranga bwa mbere bagomba kuza kwerekanwa hano kuri altari. Hari Siriro ufite abe muri paruwasi ya Rwankuba,
uzashyingiranywa na Aime Chantal Emmanuela Irasubiza muri paruwasi ya Nyagatare. Hari Dieudonné Bikorimana muri paruwasi ya Rukoma uzashyingiranywa na Garatia Iradukunda muri paruwasi ya Nyina w'Imana. Hari Jean Pierre Hakizimana muri paruwasi ya Nyundo uzashyingiranywa na Florentine Umugwaneza wo mu muryango remezo wa Karara wasize. Darius Abayisenga muri paruwasi ya Kivumu uzashyingiranywa na Ange Umukiza usengera mu itorero rya ADEPR. Wabazi icyatuma muri bamwe muri uba batwerekanye badashobora gusezerana baza kubibwira padiri mu ibanga, kandi tuba dufite inshingano zo kubasengera kugira ngo urugendo batangiye bazarugiriremo amahoro. Murakoze, bunamira alitari basubire mu myanya yabo. Mbere y'uko duhabwa umugisha, komisiyo y'umuryango idufitiye ubutumwa, tubatega amatwi. Bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Nk'uko mwabyumvise mu matangazo, komisiyo y'umuryango ifatanije na padiri mukuru irabashishikariza kuzitabira icyumweru cy'umuryango. Icyumweru cy'umuryango kiba ngarukamwaka mu rwego rwa Kiliziya. Uyu mwaka kizatangira ku itariki ya 7 hanyuma gisoze ku itariki 14 ubwo tuba twizihiza Saint Valentin. Hari rero ibyo twifuje kubashishikariza kugira ngo mubimenye. Icya mbere ni abayobozi bajya gufata noveni mu bukarani kugira ngo abakristo bazashobore kuyivuga muri icyo cyumweru cyose. Noveni yo ntabwo izatangira kuri 7, ahubwo izatangira ku itariki 5 isozwe ku itariki 16. Izajya ivugwa nyuma ya misa ya mbere hano no mu miryango remezo yose uko bishobotse. Hanyuma icya kabiri, tuributsa abakristo bose kwitabira ibiganiro biteganijwe. Uyu mwaka insanganyamatsiko iragira iturugo rube koko igicumbi cy'ubuvandimwe, amahoro no kurengera ubuzima. Murumvamo ibintu bitatu bikomeye: kwifuriza ko urugo rwaba igicumbi cy'ubuvandimwe, abashakanye, abana bakumvamo ubumwe n'ubuvandimwe, urugo rukaba intaho y'amahoro, kandi urugo rukabamo ubuzima. Ibiganiro rero biteganijwe mu byiciro. Ku itariki ya 8 hazaza abafiansi, abategurirwa ku bana, wongeyeho abashakanye bakiri bato, abajene mariye. Mwumvise itangazo, bazaza kuri iriya tariki 8, azaba ari kuwa 6. Urubyiruko ruzaza ku itariki 11 z'ukwa 2, hazaba hari misa y'urubyiruko uko bisanzwe, ariko turabashishikariza kuzaza ari benshi
bakumva inyigisho yabateganirijwe. Hari ubwo dutumira, kuko ibyo biganiro byose bizatangwa n'abapadiri banyuranye, padiri akaza akabura abantu, ntabwo aba ari byiza. Ibiganiro bizajya bitangira saa 11:15 bisozwe n'igitambo cya misa. Abandi tushyira mu byiciro n'ingo z'abashakanye hamwe n'ingo z'abapfakazi, bo ikiganiro bazagihererwa hamwe. Kizaba ku itariki 12 z'ukwa kabiri, azaba ari kuwa gatatu. Aya matangazo yose turaza kuyabaha ku mbuga kugira ngo muzakomeze mwibukiranye. Icyiciro cya 4 ni abakobwa bafite abana. Abangaba bazaza kuwa 4 tariki ya 13 z'ukwa kabiri, nabo azaba ari ku wa 4. Ibyo byiciro uko ari 4 muzubahirize gahunda uko yabateganirijwe, bizajya bitangira saa 11:15. Hanyuma icyumweru cy'umuryango kizasuzwa na Saint Valentin ntagatifu. Saint Valentin ntagatifu ndashaka kwisobanuramo kuko abenshi batayumva. Hari abantu bibera igikomere ntibazi. Uyu munsi ntabwo ari umunsi wo gukundana nk'uko mubizi abagabo n'abagore mwabwirana undi amagambo yo kumubeshya ngo ndagukunda imitsi karega, ndagukunda nkabura uko mvuga. Ntabwo ari ibyo. Uyu munsi ni umunsi wo kuvuga urukundo Imana idushakaho. Uyu munsi kandi uhuza ibyiciro byose, uhuza urubyiruko, ugahuza abasore n'inkumi bakuze batigeze bafata icyemezo ku muhamagaro, ni ukuba batarashaka, ugahuza abashakanye bari kumwe, ugahuza abafiyansi bifuza gukomeza iyo nzira hamwe, ugahuza abapfakazi bazirikana ko urukundo bagifitiye ababo rugikomeza, ugahuza abihaye Imana, ababikira tuba twabatumiye bose hamwe n'abapadiri, hanyuma ugahuza n'abakuze, sogokuru na nyogokuru. Ikiba kigamijwe ni ukugira ngo tuvuge urukundo rurimo ineza, urukundo rurwanya ikibi, urukundo rurimo ukuri, urukundo rwitanga rukitangira abandi, urukundo buri wese akeneye kugira ngo tube mu isi nziza. Hari insanganyamatsiko rero twabatoranirije irabatera amatsiko kugira ngo muzaze. Iyo nsanganyamatsiko iragira iti mukundwa nkunda unkunzi kuko nsa n'Imana. Ngira ngo hari icyo mwumvamo. Mukundwa nkunda unkunze kuko nsa n'Imana. Nkunda atari ibya nyireruresho, nkunda atari ukumbeshya, kandi unkunde kuko nsa n'Imana. Mutekereze urukundo tuba dushaka gukunda Imana. Imana se tuyibona hehe? Ahubwo tuyibona muri mwe mwese muri hano, n'abo duhura, n'abo duturanye, n'abo tubana. Nituramuka dukundanye gutyo, Imana tuzaba tuyikunze. Muzaze rero muri iyo nyigisho izaba kuri Saint Valentin saa 11, hanyuma saa 12 hazaba igitambo cya misa. Muri iyo misa by'umwihariko tuzasabira ingo, hazabamo amasengesho y'umwihariko yo gusabira ingo kuko ingo zifite ibibazo. Ni muri urwo rwego dushishikariza ingo zifuza gusubira mu munezero. Ndashaka kuvuga ingo zagize ibikomere zizitabire iyo misa yo kuri Saint Valentin, bazatahana impamba yo kongera kubasindagiza. Hanyuma tuzasoza n'igitaramo n'ubusabane, aho tuba twifuza ko buri wese aza akisanga akishima.
ukabyinana na padiri, ukabyinana n'umubikira, ukabyinana n'utakibana n'uwo bashakanye, ukabyinana n'utarafata icyemezo ku muhamagaro, ukabyinana n'uwo mwashakanye, ukabyinana n'urubyiruko, amahoro n'urukundo bikaganza nta mupaka. Icyo rero nicyo dushaka kuri Saint Valentin. Muzakureho bya bihuha ngo harajya abashakanye gusa. Oya, ntabwo ari byo. Nagira ngo mu gusoza mbabwire ikindi cya nyuma komisiyo yifuje kubamenyesha. Komisiyo iramenyesha abakristo bose babyifuza ko hazajya habaho kumva no gutegwa amatwi kugira ngo tubaherekeze. Bizajya bikorwa n'abakristo bahuguwe, kandi umuntu azajya afata uwahisemo bitewe n'uwo yiyumvamo, kandi bizajya biba buri wa kabiri wa buri cyumweru guhera saa 8 mu biro bya komisiyo y'umuryango hano hejuru y'ibiro by'abapadiri. Ubwo rero ba bantu bakeneye gutegwa amatwi kubera ibikomere bitandukanye, ni umwanya mwiza buri wa kabiri wo kujya muza mukagana ibiro bibishinzwe. Ntihazagire uheranwa kandi afite abamwumva. Murakoze, mukomeze mugire icyumweru cyiza. Kristo Yezu akozwe. Nanjye nkomeje kubifuriza icyumweru cyiza, umunsi mukuru mwiza wa Yezu aturwa Imana mu ngoro. Twese dukomeze tuzirikane ko nk'uko twabivuze twese twihaye Imana. Ntabwo bireba bamwe kwamamaza Yezu Kristo muri bose, ntabwo bireba bamwe, ahubwo ni twebwe ubwacu twese, kugira ngo nyine urwo rumuri ari rwo Yezu Kristo turwamamaze aho turi hose. Nimuhaguruke tuvugire hamwe isengesho rya yubile. Nyagasani Imana mubyeyi wuje urukundo n'impuhwe, turagushimira ko watwoherereje umwana wawe Yezu Kristo, yasamwe ku bwa Roho Mutagatifu, abyarwa na Bikira Mariya. Ijambo rye riratumurikira rikayobora intambwe zacu. Amasakaramentu duhabwa muri kiliziya ye akadutungira ubuzima. Ku musaraba Yezu Kristo yadutsindiye icyaha n'urupfu, atwuhagiza amaraso ye asenya inkuta n'ibindi bitanya abantu, aduhuriza twese umuryango umwe w'abana b'Imana. Izuka rye n'izamuka rye mu ijuru yatwugururiye amarembo y'ubugingo. Uko tumwiyambaza aradutabara akaduhumuriza, niwe mahoro yacu. Mana mubyeyi wacu, shimirwa wo duhaye guhimbaza iyi yubile. Turagushimira iyi myaka 2025 yo gucungurwa kwa bene muntu. Turagusingiza kubera imyaka 125 inkuru nziza imaze igeze mu Rwanda. Turagushimira kubera abamisiyoneri ba Afurika bayituzaniye. Turagukuza kubera abantu b'ingeri zose bitangiye ubutumwa bwa kiliziya. Nyagasani Imana, dukomeze mu kwemera, mu kwizera no mu rukundo. Duhe kuba abahamya b'ukuri n'abagabuzi b'amahoro yawe. Uko bukiye dutera indi ntambwe mu nzira y'amizero. Roho Mutagatifu atumurikire, adukomeze mu nzira y'umukiro. Bikira Mariya nyina wa Jambo, mwamikazi wa Kibeho, dusabire. Amen. Nyagasani Yezu n'abane na hamwe. Ushobora byose n'abaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimujyane amahoro n'ibyishimo bya Kristo.